Ndabasuhuje mwese murimo kugenda mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dukomeje kugenda tubagezaho, reka nizere ko mumeze neza. Ariko mbere yuko ninjira mu makuru y'uyu munsi, murabona yuko iyi cano ari cano shyashya, bityo rero reka nimbibutse kuba mwakwibuka gukora subscribe cyangwa se abone kugira ngo mujye mubasha kubana natwe umunsi ku wundi. Amakuru yacu y'uyu munsi rero ni amakuru ababaje cyane, ni amakuru arimo kuvugwa mu karere ka Gakenke, aho amakuru avuga ko umusore w'imyaka 27 yakoze amahano akomeye cyane. Ni amakuru navuga yuko rwose ateye agahinda, amakuru ababaje, amakuru sinzi uburyo nabivuga kuko birababaje cyane kwica bosi wawe cyangwa umukoresha wawe, none warangiza ukamushinyagurira, ukamuzingazingira mu mufuka, ukamujyana muri tuwarete. Nk'uko inkuru bitangaza rero mu karere ka Gakenke haravugwa inkuru y'umusore w'imyaka 27 y'amavuko ukekwaho kwica wari umukoresha we, bikaba byarabereye mu murenge wa Ruri wo muri aka karere, yarangiza akamuzingazingira mu mufuka akajya kumujugunya mu musarane cyangwa se mu bwiherero. Uyu musore urimo gukurikiranwa urukiko rwisumbuye rwa Musanze aburana yemera icyaha, akavuga yuko icyamuteye kuba yakwica bosi we cyangwa se umukoresha we akamujugunya mu musarane, yumvaga ko namwica imitungo ye arayigarurira. Urupfu rw'umukoresha w'uyu musore rwaje kuba rwamenyekana rero ubwo bamwe mu bagize umuryango w'uyu mukoresha w'uyu musore bajyaga iwabo ahakorera ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi mu karere ka Gakenke mu murenge wa Ruri. Bageze mu rugo baramubura, basanga inkweto zirahari, imyenda irahari ndetse n'ibindi byose yambara birahari, baramushaka baramubura, umusore aryumaho. Bagira amakenga baravuga ati none yaba yarishwe ko tumubuze kandi ibyo yambara byose bihari, byagenze bite na telefone ye ko tutayibona? Niko gushakisha rero, bageze ku musarane babona umusarane umeze nk'aho waguyemo ikintu, barebyemo basanga niho umurambo we wanazwe uzingazingiye mu mufuka, mu mufuka munini wari usanzwe uba muri urwo rugo. Ako kanya bahise bamenyesha rero inzego z'umutekano, hanyuma inzego z'umutekano zifata uyu musore w'imyaka 27 wakoraga aho ngaho, aragenda arafungwa. Hanyuma bamubajije ahita yemera icyaha no kuzuyaza, avuga yuko icyabimuteye agira ngo azigarurire imwe mu mitungo y'uyu mukoresha we. Ibintu biteye agahinda. Umusore rero iki cyaha akaba yaragikoze mu ntangiriro z'Agashyantare uyu mwaka wa 2025, ku itariki 2 nibwo yaje kuba yakwica umukoresha we nk'uko nawe ubwe yabyitangarije. Bityo ubushinjacyaha bukaba bukomeje kumukurikirana kugira ngo bamukorere dosiye ya nyayo, hanyuma bamuhanire, bamugenera ibihano bimukwiye nk'uko nawe ubwe yiyemerera icyaha, ariko akavuga yuko icyamuteye kuba yakwica bosi we ari ukubera ko yagira ngo imitungo ye azayigarure. Ukibaza ngo yumvaga ko azigarurira imitungo y'umukoresha we gute kandi umukoresha we afite umuryango, afite abana yabyaye? Ibintu bibabaje cyane rero, murumva yuko rwose hirya no hino abantu bakomeje kugenda bagaragaza ubunyamaswa buteye ubwoba. Nibyo njya mbabwira